nyuma yuko divorceje divorce ndayizi narayikoze sorry narwaye inkorora nyuma yuko udivorceje nanye nakoze nigeze divorce ndayizi nzi igikomere cya divorce nzi gupfa no kuzuka burya divorce n'urupfu umuntu yongera kuzuka ruko yabonye umubwira ngo I love you my baby I love you my wife I love you darling I love you baby I love you my heaven my sweet my sister my ibintu nk'ibyo ariko bro hari n'ikindi kintu ngiye nemera ngubu mu masengesho mazemo iminsi mu bintu maze iminsi nsengera yego maze iminsi mbwira Imana ngo ize inyubake ndetse n'abagenzi banjye abadamu batawe kandi wavuze ngo muri babiri wahitamo ko ari wowe ubanza kurongorwa nyine umva ibyo ndabyumva bije wabyakira hanyuma rero igihe bitaje irigano hanze abagabo basigaye batinya mariage uza Sandrine hari n'igihe abantu batinya guhinga umushike baba bakeneye guhinga imigende yo mu kabande hari n'abantu bakeneye intabire hari icyo bita guhinga ugasubira mu gasanza urumva je narahinze intoki zizana amabavu yego noneho iyo uhinze umushiki noneho ukamara iminsi utaratera ntabire usubira inyuma ugasanza intabire bumeze nk'umuntu uri kwikina rero iriya ntabire ntabwo umuntu wayishanjije azavuga ngo yahinze no mujya nkubwira ngo utandukanye n'umuntu warimye amasinda akayubika agahora agasubira inyuma agahinga agatera ibimba agakunkumura urwiri ikintu kiriho ni iki ngiki yego badamu ni mwiyubake dusenge nibyo koko dukeneye fondasiyo ariko Imana ibasha kudufata amaboko by'umwihariko ndasabira umuntu watawe udafite n'umwana ukaba waramaranye n'umugabo imyaka 5 akaguta kuziza ubugumba woweho igikomere cyawe biragoye kuguhoza ngiye ngira n'amarira menshi aho ngaho umenya nabwira Imana ati nawe warantaye nahita mvuga tumenya atari abantu bonyine bantaye ahubwo nyine Imana yaragiye ariko ubwo dufite abana yatubwiye ngo afite umwana mwiza cyane noneho Imana numvise yaramuhaye neza yamuhaye umukobwa n'umuhungu uyu yemerewe gucana umwugariro yes umubiri w'umudamu ni ukenera isuku cyane hanyuma akinjira mu cyumba yewe ntiyashaka here no muri saro ntacyo inzu yose ni inzu burya ntibakarobanura nigeze ganira n'umugabo umwe ubwo ntabwo namuvuga sinavuga n'umugore we arambwira ati yewe hari igihe ntaha nkishaka kwirarira muri saro bitewe nuko mu cyumba barashaka kujya kuharya bitewe n'umunuko ubuhari ati nabwiye umudamu rimwe kabiri gatatu ati ndangije rero ati ku buryo usanga amashuka ashobora kumara ibyumweru 2 atarameswa ubwo imbere ya kamera barafuka nashaka zayabaze ratanzi neza ko ubundi hari character uwagukunze ntago yankunda ntibishoboka kuko ntidusa yes hari iki opposite hari ikinyuranye gikomeye cyane Sandrine ntera mikore Egidia yego Egidia karame uri umudamu warishingiye uri mama w'abana warishingiye wabyaranye n'umugabo atahi wabo nawe utahi wanyu byagenze bite icyo kibazo mbaje kirakomeye iyo nkubona ariko we ntabwo warushye narushye cyane ntabwo bishaka kuruha ntabwo bishaka ubona ningera kuri Sandrine arabiduha byose neza Sandrine araduha ibyiwe nawe uraduha ibyawe ntawe uri buvuga ibyundi buri umwe wese arivuga kwiwe wowe iyo urebye uravuze ati nararushye warushye utundi byiza nshuti bakunzi mutaza kudukurikirana umunsi ku wundi tubahaye ikaze kuri Duhinduke TV na Iganze TV ndetse n'Ikaze TV Rwanda wowe udukurikiranye uri mu Rwanda tuguhaye ikaze ndetse nawe uri mu ntara ya 6 ariyo diaspora nyarwanda ku isi yose uri umunyarwanda uri umurundi uvuga ikirundi uvuga ikinyarwanda wumva ikinyarwanda wumva n'ikirundi ufunguye Iganze cyangwa Duhinduke TV nangwa Ikaze TV Rwanda tuguhaye ikaze kandi turagushimiye tugushyiramo icyubahiro cyinshi cyane bitewe n'uburyo udukunda ukadukurikirana umunsi ku wundi hanyuma rero turi kumwe na Iganze TV ndetse na Duhinduke TV ni Ikaze TV Rwanda. Ikaze TV Rwanda nige muteze amatwi, hanyuma Iganze TV ni umugore w'inzobe mubona kuri kamera, hanyuma Duhinduke TV ni umugore w'imibiri yombi. Yitwa Sandrine, yambaye neza, arasa neza, ikanzu nziza, ariko
nta buryo wahera hasi. Aba bagore bambaye neza bakamere bamize fresh. Yego Sandrine muramuzi, wari umugore wa Fredina Murindwa, kuko ubu ngubu hari ikintu Mutesi atazongera kunkubitisha. Yavuga ko Rusagara yari umugabo wiwe kandi atarigeze akandagira mu Rwanda. Urone ivuga ko uri umugore wa Fredina mwatandukanye cyangwa yasize, ni uri nyina ntabwo kwa Fredina ntacyo bitwaye. Hanyuma turi kumwe na Iganze. Ubundi usibye Iganze ni Cano, witwa ndundi? Nitwa Egidia Irindi se? Muhimpundu Egidia. Egidia ni umundi ni muntu ki? Ko nubwa mbere ku Ikaze TV wicayeho? Yego. Na nimero yawe ndayishyira ku Ikaze. Nubwo ufite Cano yawe ariko ndashyiraho na nimero ku Ikaze. Yego. Egidia ndi umukobwa w'abana babiri. Uri umugore w'abana babiri? Ndi umukobwa, umugore n'ufite umugabo. Oya, ni umugore n'uwabyaye. Yego. Single mother. Ubaye ku rundi bagize gutya Sandrine, single mother. Akira. Ubundi hari umukobwa utararana n'umugabo. Niyo yabararanye n'umugabo, yarambariye ubusa umusore cyangwa umugabo, ariko yitwa umukobwa akaba atarabyara, akaba atarigeze ajya mu rugo, akaba atarigeze abyarira iwabo, uwo ni umukobwa. Kabiri, hari umukobwa ubyarira iwabo akabyara umwana yaramubyaranye n'umugabo ariko akabyarira iwabo, yitwa umufiyemeri. Gatatu, hari umukobwa washatse umugabo barabana, wamushaka mwarasezeranye mutarasezeranye ariko warigeze umugabo mubana, mwarasezeranye mutarasezeranye cyangwa mwaranasezeranye, ntacyo bitwaye, witwa umugore wa kanaka mu buryo buzwi. Hanyuma wowe se urinde muri ibyo bingahe tuvuze? Ngewe ndi mu Maganza, ndi umugore ufite abana babiri. Single mother. Single mother. Yeah. Sandrine ajya yivuga ati je nitwa Sandrine, nyirashuti Sandrine, mfite abana ni bari batatu. Hanyuma ati kandi ikindi papa wabo yarampemukiye. Abivuga gutyo. Egidia ura mudamu mwiza, muritonze, ariko kandi nibya bindi ngo uburanga bwiza bwatumye uburanga bwiza ntibubuza umukobwa kuruha. Iyo nkubona ariko we ntabwo warushye, narushye cyane ntabwo bishaka kuruha, ntabwo bishaka. Ubona ningera kuri Sandrine arabiduha byose neza. Sandrine araduha ibyiwe, nawe uraduha ibyawe, ntawe uri buvuga iby'undi, buri umwe wese arivuga ukwiwe. Wowe iyo urebye uravuze ati nararushye, warushye utundi? Ntabwo ndi umugore mubi wo kuba ntafite umugabo. Ubwirwa n'iki kuri mwiza se kandi twe tubona kuri mwiza? Impamvu mbibona ko umugore mwiza amenywa n'umugabo we. Umva impamvu umuntu yireba akabona ko ari mwiza. Yego mama. Mfite umwana mwiza. Ufite umwana mwiza? Kandi ako niko gaciro k'umugore. Bazamuzaniye akasura se? Nzamukuzanira. Mfite umugore ukunda abana cyane. Umwana musa. Kandi ufite n'umutima mwiza wambi. Yego. Ntabwo tugiye kubwira abantu ko iyi nzobe bareba ari bwo bwiza wavuze. Sandrine buretse baze yivuge. Reka mube hafi n'umushiti wanjye. Sandrine reka yivuge. Hanyuma rero reka mpera mikoro Sandrine. Ariko utere kwawe nta rungu. Oya Sandrine vuga ibyawe, undi wese aravuga ibyiwe. Vuga ibyawe bikureba. Sandrine waje kuri kamera uvuga uti pastor ubanza wisuhuza abantu kwanza. Turabasuhuje abakunzi b'Ikaze TV. Ndasoza ikiganiro mbicara hagati ku kiganiro gikurikira. Ahubwo ndumva nawe ukeneye gukuraho umusaruro. Kuba maso. Abakunzi baduhinduke TV, Iganze TV, by'umwihariko umuntu wakoze sabone, like, share ndetse na comment. Subscribe. Imana ibaho umugisha. Subscribe. Nta kibazo. Oya ntago ndi bubyigire hano. Rega hari ibintu tutazamenya. Ntago ibintu byose twabimenya. Yes.
rero Imana ibahereza umugisha abantu bakomeje kudukurikirana namwe muvuga ati ngo dufatira ibiganiro ahantu habinga amashusho akaza asa nabi mutwihanganire rwose si twe ahubwo ni ibiganiro biba byafatishijwe telefone bikaza bitameze neza ariko by'umwihariko ntabwo ducitse intege ahubwo turakomeje kuko ibyiza biri imbere Imana ibaha umugisha rero twe duherukanye kera ariko nukuri nzi ko turaza kugirana ibihe byiza. Sandrine kuri duhinduke ni cano watangiye mu bikino birangira mbona ibintu byakomeye mbona ibintu byakaze duhinduke yabaye monetize. Duhinduke ntabwo nayitangiye mu bikino ndi umuntu ugira ishyaka kandi nkakora ikintu nateguye nari mfite cano yitwa biva ku karago nza kubura email yayo ndumva haciyeho nk'imyaka 3 cyangwa ni password ni password yes rero yari maze hafi imyaka 3 urumva ko iyo iza kuba ikomeje yari kubigeze kure cyane nanjye nari kuba ndi umwe mu bantu barya amafaranga hano ku mihanda yego ya rero ndavuga ngo reka nishumbushe duhinduke niko gutangiza duhinduke ariko duhindukire mu bihe byiza baradukurikirana cyane turabashimiye bakomerezaho hari igihe ujya kubona ukuntu umuntu yafashe ikiganiro cyawe gishyira kuri statiye uriya muntu aba yifuza iterambere agashyira muri groupe utabimusabye ukabona umunyamakuru mugenzi wawe aragupiningiye najyaga mvuga ngo nta rukundo ruba ku mihanda nta n'ahandi rero ahubwo se udakuye umukunzi ku mihanda hazamukura umukunzi hari inshuti zisanzwe hari umukunzi byose niho biri ahubwo burya ngo hari abantu ntihapfa abandi hari n'abavuga ngo hari abantu ntiyabura ikindi kandi ngo ahatari umwaga rw'imbaraga sa urukwavu rwisasira batanu aho ndumva nawe mukuru. Sandrine muramuzi ni mukeba wa Pastor Mutesi hanyuma uyu munsi wa none Pastor Mutesi muraganira urashaka kuza kunyibasira ntabwo nkwibasira hari ibintu rero bisaza urazi iyo umwambaro ushaje hari n'inkuru isaza gute se ibintu bishyashya ahubwo mbaza ngo nazindukanye iki uyu munsi ndashaka kukubaza Freddy yavuye Dubai na Pastor Mutesi kandi Dubai ntabwo wari kwijyanamo Freddy na wowe kandi Mutesi yajyanye Freddy na Dubai niyo mpamvu nyine rero urumva ko ari ibintu bidashoboka niyo mpamvu buri ahubwo nanjye nkeneye uhandenza sibyo se yego kandi igikomere cy'urukundo cyomorwa n'urundi rukundo ari Mutesi yari afite igikomere mwese murabizi nuko mwijijisha uretse ko wenda ibintu byanga uretse gato ntari mfite ikindi cy'ikisa kandi nari mfite umugabo ahubwo ubu nibwo ngifite wari ufite umugabo baragusahuye baragusagasa ubu nibwo mfite igikomere kandi icyo gikomere Claude ntiyacyomora hajya umudamu wayitwa nde ni madamu Claude vuga madamu Claude ntabwo aza muri social media ngira ufite umudamu madamu Claude aremewe arahari ndashaka rero ntabwo ajya muri social media oroha tugende neza jewe nyirimo wowe uyirimo hari icyo biteye kuvuga ngo nashize uruvuga turagira ngo tubwire abantu badukurikiye ko igikomere cya Sandrine Claude atacyomora nicyo nshatse kuvuga sibyo n'uwo mwicaranye ntiyacyomora n'uwo twicaranye ntiyacyomora uretse ko duhana ubuhamya sibyo ko ngo hari ababaye abatinganye bihorera ubwo ntabwo mfite amakuru yabo ariko nzi neza ko ntago ari byo kojya numva se ngo mujya murajya ari wawe nawe ukarari we inde ubundi iyo muraranye muraramute ngiye mfite umva hano ncumbitse mfite icyumba cy'abashyitsi umwe ajya sura nubwo ntaragira inzu turi inshuti cyane ahubwo nzahora ngukunda maze nintabarwa mbere yawe ntuzagira ishyari yagira umugabo urambagiza umwe muri aba ntazagira uwabaza amakuru Sandrine ni wa mugabo we nurambagiza Sandrine ntuzamubaza amakuru ya Jide uzise nurambagiza Jide ntuzabaza amakuru Jide ya Sandrine na umva ushaka nashaka imbere ya kamera barafuha nashaka azayabaze ratanzi neza ko ubundi hari character uwagukunze ntabwo yankunda ntibishoboka kuko ntidusa yes hari iki opposite hari ikinyuranyo gikomeye cyane Sandrine ntera mikore Jide yego Jide karame uri umudamu warishingiye uri mama w'abana warishingiye wabyaranye n'umugabo atahi wabo nawe utahi wanyu byagenze bite icyo kibazo mbaje kirakomeye ngewe ndi umudamu washyingiwe nshyingirwa
n'umugabo kuva ku munsi wo gushyingirwa ntangira ishuri ryitwa ngo kaminuza yitwa Kiste cyangwa ni kaminuza y'urugendo rutoroshye kaminuza y'u Rwanda cyangwa Yerika kaminuza y'urushako kaminuza y'urushako ntangirana nayo habamo imigeri warakubiswe ingumi njye narakubiswe wewe yani magambo uri mukuru wa murava shabira ko biravuga ngo nawe yarakubiswe bikomeye yerega kro hari ikintu bita gukubita umuntu akaza akagukubita agashyi bigashira hari n'ikintu cyitwa gukubitwa ukajya mu bitaro ukavuzwa ugakubitwa njye narakubiswe ngeraho nivuza inkoni ngeraho bazajya bamfata banjyana no kuri toilette yego kubera inkoni mu Rwanda rwa Kanyarwanda rero na Paul Kagame perezida se yego kubera iki ihohoterwa rishingiye ku gitsina wararikorewe kuki waryicaranye njye nakorewe amahohoterwa yose ayuzi yose abaho narayakorewe ayuzi yose abaho se ndayazigiye uko ntayo nzi ntacyo uzabaza ndayabwirwa ayo wumvishe njye yangezeho yego yose narayakorewe erega ntabwo igihe cyose umuntu akosheje ari ngombwa bamufunge simbizi habaho urukundo yego rubaho habaho urukundo ajya kubona bagiye kugufungira umuntu ukavuga hoya ni mu mwihorere ntazongera yego ibyo bintu nahuye nabyo mbyara umwana wa mbere mbyara umwana wa kabiri mu buzima bugoye ugakubitwa inkono ugakubitwa n'inzara ugakubitwa na buri kimwe cyose yego ariko hari aho bigera bikanga yego nanjye rero nuko byaje kugenda nisanga ndi single mother kwihangana kwarashize yego kwihangana kwarashize waradivorosheje yego udivorusa ufite abana bangahe 2 ufite abana uri mama w'abana 2 umukobwa n'umuhungu hari abantu bakunda abana biyandikaho akavuga ati mfite umukobwa mfite umuhungu yego ubuse aba bana hagize umugabo uboneka akabiyandikaho byakunda ko ari abana bafite papa kora byakunda gute se kwiyandika ku bana ntibyakunda ko ntabwo hajya kwandukuza abana ngo bongere bandikwe kereka kuza kubabera papa ariko cyakora biragoye kuko ari abana bakeneye urukundo ntarwo babonye nta mugati papa atahana nimugoroba bakeneye umugati papa atahanye umugati ntabwo abana babonye urukundo abana bari mu rugo rumeze uko hari urugo umwana abamo ukabona nawe ubwo akeneye keya ubundi urugo iyo rwarangije kuburamo urukundo urugo ruhoramo imigeri ruhoramo inki abana barurimo nabo baba bafite ibikomere hari abana bakeneye urukundo ari nyina akeneye urukundo uwo muntu usabaho ni ikibazo kiragoye icyo kibazo kuko urumva dukeneye umuntu ufite urukundo rufatika uwo muntu arahari ntabwo mbizi hari umuntu nkunda cyane kandi uwo muntu urayizi iyo ndirimbo ntayo nzi ntacyo nabona namunganya uwo muntu nta wundi ni Yesu Kristo wowe ndamuzi uwo muntu arahari kandi uwo muntu niwe uzana wa wundi utuma byose bibaho wabyumvise neza yego uwo muntu arahari uwo muntu yitwa Yesu Kristo Yesu ndamuzi niyo muntu nzubasha komora igikomere yego atanahari ubu tuba twarirutse ku musozi njye narakomeretse ngera ku rwego niyahura bwa mbere nanga gupfa ngera ku rwego niyahura bwa kabiri nanga gupfa ibintu byose wari wabona byakwanze ibintu ndabizi hari igihe umuntu agira mu kibazo ukagenda unyura ahantu hejuru y'itaka kandi ritinzeho utuntu tumeze nk'ibyatsi ikirenge cyajya gukorokeramo Imana ikagikuramo ikagitereka ahandi humutse ibyo byose ndabizi komera ndabizi neza hanyuma mera mikoro Sandrine iyo mbona bihindutse mitagira uko mbigenza
Sandrine humura komera kibondo Sandrine karame kuri duhinduke ni salama gasozi kamwe karwaye n'akandi kaba kani unanje yansetsa mu kanya kobera iganze ko humura bidatinze umwaka utararangira hari igisubizo cy'Imana hanura disi we undi mwaka nk'iki rega genda umuhanuzi nuko je sinjya muntu uze ngo nimba nisuke nge mu mazi nge mu misozi nge mu biki nge ntabwo ndi muri abo ngabo ariko icyo nzi cyo uyu mwaka utararangira hari ikintu Imana iza gukora umwana w'umukobwa ni intama yanjye ninjye muntu muba hafi nubwo nanjye hari igihe ariko Sandrine tubwizanye ukuri ubu mugabo araguhamagaye arakwandikiye ati Sandrine twavugana yego twavugana urinde ndikanaka ntuyana mu gihugu kiniki nakubonye ku kiganiro ku Ikaze TV cyangwa kuri Iganze cyangwa kuri channel yawe yitwa Duhinduke nta mugabo ufite Iganze nta mugabo ntuze Egidia nta mugabo afite ko nabakunze mwese umwe muri mwe nkunde ndi wamusubiza ngo iki ni ikibazo kwajisha namubwira ngo nakunde ngewe amasari Sandrine uremewe cyabuze agiye nkunda uburutirari je ntago ariko se wajije ikibazo cyumvikana mfite ibintu nubatse mu bantu banje je ntago aravuze ati nakubonye hari ibintu rega mbona na Egidia mwembi nabakunze ungiriye inama muri mwembi nkunde ndeke ndi byaterwa n'urukundo ari support ashaka kudufasha nkurikije ko twese turi kurira ntaho ubuzima ntabwo atandukanye ari uyu imbere y'Imana do buretse nkwereke nyine ndaje nkubaza impamvu urahiye kuko nshuti yanjye ari papa w'abana bawe ntagufasha ari na papa w'abana banjye ntamfasha sibyo ariko wowe buretse gato wenda uzi ikintu murusha amaso ufite amaso ane mu masaha y'umunsi ayo ndira nitekerezaho ni make mitanza mu kirere cy'umwuka nkatangira gusenga azabangana bansanga bagasanga ndakometi ibyakubayeho niki cyagukomeje abajyana mu cyumba cy'amasengesho yego haba ari babiri cyangwa umwe ntago nubwo gusenga isengero zifunze ariko nubwo nge nawe turi kumwe nta wadufunga turi gusenga sibyo oya muri babiri ni mu rugo babiri batatu no bane ni mu rugo no kuri telefone ariko hari ibikorwa mwakora byajya kuri kamera bikabafunga ntabwo twarenza babiri muramutse mugiye mu mazi amazi akabamanukira hejuru ushobora no gupfiramo mu mazi giye mu mazi abantu bajya gusengera mu misozi leta yarabujije ko abantu bajya gusengera mu butayu leta yarabujije ibyuma by'amasengesho 6 7 bangahe bagasanga mwese mutandukanye umwe atuye Kanzenze undi atuye Mayange undi atuye Kigali undi atuye ku Kamonyi mwese mwahuye muri mu bikorwa byo gusenga mu mazi mugaragara haba mu mazi haba ku misozi niyo wabura umwe wenyine gusa ukakora igikorwa cyo kwimanura ha amazi urimo urabyerekana n'abandi bazajyayo wenda bahagwa urimo uravogera amabwiriza ya leta je ntago nabikora dore banze ndahize gusubiza ikibazo cya mbere umbaje kinakomeye uretse ko ntajya nicisha hirya no hino nihutiye kugusubiza vuba wamaje ngo umuntu aje nta nubwo nigeze menya wavuze umugabo sibyo ikindi hari ugihe yaba ari umugabo ukeneye sheri sibyo ari umugabo ukeneye sheri namubwira agatwara ngewe uvuze ngo nabakunze kubera iki se wowe amahirwe n'umuda bagihari wowe kubera iki utavuga ngo atware Egidia oya icyo gihe waba wambajije kubera icyo utaba umuranga mwiza ngo urange Egidia kereka utankunze ariko wankunze ukavuga ngo wankunze nakubwira ukamvana ku isoko kuko ku isoko si heza ijambo rirabaza ngo Sandrine nakubonye ku kiganiro ku Ikaze TV nagukunze nabonye Egidia nawe namukunze mwembi babiri nabakunze muri babiri ariko muri babiri ndashaka mu umwe noneho ko wambwiye ko Egidia mukundana kwambwiye ko Egidia ari intama yawe kwambwiye ko Egidia ari umunyabibazo afite ibibazo bitandukanye n'ibyawe hagati yawe na Egidia mbikubajije ndi seriye kandi ntafite imitima ibiri mfite umutima umwe mfite umutima ukunda umuntu umwe kandi nabakuze mwembi ariko muri mwembi haravamo umuntu umwe wenyine gusa ku giti cye Sandrine mpitiramo nagusubije ari support y'amafaranga namubwira akayatugabanya kuko sindi gisambo sinkunda kurya ngiye nyina ariyo mu mago ntiwansiga nanjye nakwizirikaho ubu urabona nagira ibikomere mfite
ibintu Sandrine avuga nibyo nanjye abimbaje namubwira akankunda reka da kuko ugiye kuvuga dore gukunda abandi urabanza ukikunda agiye kumbwira ngo yankunze akunda na Sandrine nkamubwira ngo kunda Sandrine waba ubaye cya gikeri cyatanze imirizo kikiyibagirwa none se ukeneye gukundwa none ubonye uwagukunze umwohereje ku bandi hari igihe yaba ariyo mahirwe ya nyuma wari ufite Imana yari guhaye yego umuntu wakubaza gutyo deja umuntu wakubaza gutyo yabakugerageje Sandrine ubundi hari umuntu umwe wambwiye ati jewe rero iyo ndyamye hari abakunda kuryama hasi hari abakunda kuryama hejuru hari abakunda imvura hari abakunda amazi hari abakunda amazi imvura yaguye hari n'abakunda izuba ubundi muri ibyo byose ukunda iki hari abakunda kuryama hasi n'abakunda kuryama hejuru simenye icyo ushatse kuvuga ariko icyo nzi cyo nuko ngewe nkunda igitanda ukunda igitanda yes nkunda igitanda wenda nshobora kuba uyu munsi ndyamye hasi kuko naba ntagifite ariko nkunda igitanda ko nkunda gusa si uburiri bwo hasi bushashe ntabwo bigaragara neza ntabwo style yawe igaragara ni ryari umugore w'umunyamwanda uzi igihe umugore aba umunyamwanda umwanda w'umugore uhera ku mubiri we burya umudamu agomba kubanza kwiheraho kugira ngo azamenye ko inzu isa nabi abana basa nabi umutwara asa nabi wakwiye kubanza akiheraho kuko umubiri w'umudamu niwo ukenera isuku cyane yes umubiri w'umudamu niwo ukenera isuku cyane hanyuma akinjira mu cyumba yewe niyashaka here no muri saro ntacyo inzu yose ni inzu burya ntibakarobanura nigeze ganira n'umugabo umwe ubwo ntabwo namuvuga sinavuga n'umugore we arambwira ati yewe hari igihe ntaha ntishaka kwirarira muri saro bitewe nuko mu cyumba barashaka kujya kuharyama bitewe n'umunuko ubuhari ati nabwiye umudamu rimwe kabiri gatatu ati ndangije rero ati ku buryo usanga amashuka ashobora kumara ibyumweru 2 atarameswa tarafurwa ubundi tubonereho kubwira abadamu kibyuka turabizi neza akantu henshi icyumba kigira idirishya uhita ufungura idirishya ukibyuka urabona mu bamwarayemo hafunze hari umwuka wo hanze ukeneye kwinjiramo sibyo ukibyuka uhita ufungura idirishya imibu yinjiyemo se hanze imibu yo haje ibintu byinshi hari spaneti hari n'akantu ucomeka imibu ikaba yapfa hari n'amasaha yo gukinga amadirishya by the way Sonko koko nzabagira inama ngeze ubundi kro nuko mutateye intambwe ngo muganirize wenda wari umukunzi wanjye yari kubabwira uwundi we yari bubabwira uwundi ariko twigeze guhura rimwe kabiri gatatu kane ndumva ari kane rimwe kabiri gatatu kane gatanu Jeffred na twahuye gatanu muri hari igihe twahuye turi babiri gusa tuba babiri gusa atari mu birori mwaba mwaragiranye umwanya wo kuganira ntago waba ari umumbaje hari igihe nahuye na Fredi na Kimironko nashaka yaravuze nabi mu modoka ari we n'undi mugabo nanjye mfite imodoka yanjye ndigenyine nawe afite imodoka ari kumwe n'undi mugabo ari babiri yego nta kiganiro mwankozeho kiganiro kiragira kiti Sandrine ndamuzi ariko kandi hari ibyo yagiye amvugira bitari ngombwa mu yandi magambo ni ukuri kwinshi wagize ukuri kwinshi yego ariko jewe buri gihe hari igihe nire kuri imice ariko imiceri ngiye kubabaza nivangavanze n'amajwi n'ibiki byatambutse oya amajwi yihorere kuko ntago YouTube channel ntago yicitse hanyuma ubuse ko tagushakira waje ukavugira urumva hanyuma arambwira ati Sandrine hari ibyavuze bitari ngombwa mu bitari ngombwa rero ni kwa kuri kutagomba kuba kwinshi yego wowe ufite keya yego ariko ntufite amafaranga yego urukundo rutagira amafaranga amafaranga adafite urukundo hari ubu muri ibyo byombi ikiruta kinini ikihe ntago mbizi hari urukundo wowe ufite urukundo Mutesi afite amafaranga n'urugero mbari kuvuga yego Mutesi keya ntayagira kuko aramutse ayigira ntiyava kuri rimwe kabiri gatatu kane noneho wowe ufite urukundo ariko nta mafaranga ufite
ubwo urukundo rurimo n'isuku nashatse kubwira abantu ko ndi umudamu ugira isuku. uzi ko umuswahili yavuze ngo upendo si maneno, upendo ni matendo. Urukundo si amagambo, urukundo ni ibikorwa. Wowe ufite urukundo rutagira ibikorwa, ariko Mutesi yari afite urukundo rufite ibikorwa. Ni ukuvuga ngo kimwe cyose kirakonta, hari ugikeneye hano hanze. Hano hanze dufite kandi nanjye niko bimeze, nanjye nibyo nemera. Wemera ibikorwa. Upendo si mane, urukundo si amagambo ari aho ngaho gutyo gusa genda kuko no twahura hari yambwiye ngo yo pastor uzi ukuntu ngukunda. Ariko ntago urukundo rwanjye ari amagambo. Yes. Ntago urukundo rwanjye ari amagambo. Iyo rutaba amagambo Ferdinand ari kugucika. Wenda ayo mafaranga ariko haraho amafaranga yananiwe, urukundo rurabura mu rugo. Uzi kubaha umugabo, yego ukaba umuha agaciro agomba, ukaba uri umudamu. Ariko zazandiriye ku rwego rwawe tujya tubwizanya ukuri. Ku rwego rwawe urabona wari ukwiye kuba umugore wa Ferdinand. Tuye tureka kwirana. Reka rero Ferdinand wabaye Mozambique. Oya buretse gato. Ferdinand wagenza amahanga. Ferdinand wazengurutse Isarayizi muri East Africa yenda East Africa Sindarenga Kampala. Yenda ejo wundi yagenda Dubai ajyanye na Mutesi. Ubu koko urugwego rwawe. Urabona ari urwego rwa Ferdinand. Ferdinand urara muri hotel, urajwe muri hotel na Mutesi. Iyo hotel ari kuzahirana mu ryari. Tuye tubizanye ukuri. Urumva rero hatabayeho kwikunda cyane. Uyu mugabo nawe twakamuretsa agasinzira. Cyane uko utsinzwe. Ntabwo nsinzwe. Kubera icyo udatsinzwe. Iyo nsinzwe ndemera. Ahubwo ndagarutse ndavuga ngo burya na wa mugabo. Hari umugore w'umugangakazi wambwiye nawe yarabikeneye. Hari umugangakazi w'umudamu wabyaranye na Ferdinand yarambwiye ngo ibyanjye uzabibaze Sandrine. Ngo Sandrine hari ibyo yababwiye ntimwabiha agaciro. Ngo ariko Sandrine yababwije ukuri. Iyi famille ni muyireke pe, ahubwo reka tuvuge ngo igubwe neza kubera ko uzongera kuyivuga. Yewe biterwa nuko nabyutse. Uyu munsi Ferdinand kwarikiye ati bonjour Sandro. Wamusubiza ngo iki? Namubwira ati bonjour umugabo mwiza. Uraseka iki? Oya. Aramutse akubwira ati rero umbabarire ku byabaye. Ni hiti narayibonye ndashaka kugaruka. Wamusubiza ngo iki? Namubwira ni ndakubabara ariko wigaruka kuko nanjye naridekaraye. Wewe waridekaraye uragaragaza ku karubanda nk'ibyo yagaragaje. Yakusubiza ati ariko we ntabyo ndabona. Ntabyo arabona ariko si ngombwa ngo ibintu byose bishyire hanze. Aramutse se yavuze ati ndamara amaje ndagarutse. Ntabwo byakunda. Wumvise ikiganiro n'ibishaka yakoze ejo bundi? Ntabwo nacyumvise. Asengeraje ariko ajiste. Ntabwo nacyumvise. Waracyumvise? Iki kiganiro ndakibona cyangwa ntabwo ndi bukize. Si ngombwa nakubujije gukina amajwi nimba ari bimwe byo kuvuga ngo urugo rwa Mutesi na Ferdinand. Ahubwo ntago giye biriya nabigenderaho. Kuko ibyo yavuze n'ibishaka urabona ari ukuri cyangwa si ukuri. Ntabwo ngiye kireka nsenze nkabaza Imana. Nirinda gupinga umuhanuzi. Kabiri nirinda no kwemera ubuhanuzi. Yego. Butari ubwanjye ntafatiye igihe. Ubwo ngine kubera iki wemera ubwawe ntiwemera ubw'abandi. Kubera iki ushaka abantu bemera ubwawe ntiwemera ubw'abandi. Navuze ubwo mpanuriwe. We Claude numbwira ngo Imana igiye kungirira neza. Nzahita ndeba aho mpagaze. Ndebe nimba ineza y'Imana yanzaho. Yego nibyo mvuze, ntago mvuze abandi. Abagabo benshi bagutereta ariko ikibazo guhitamo nawe byarakunaniye. Urabibonye? Imana irabikweretse. Yego. Icyakubwira nta numbaza uko naramutse. Niyo rero ubwo noneho bagiye kuza. Wasanga mbonye umurongo yenda bagiye kuza batari bahari. Ubwo nanjye menye icyo nsengera. Urumva uzi gukanguka. Telefone kagukanguye nakwaza ati warayute. Warayute. Uhita uvuga ati Imana yumvise gusenga. Ene data buryo Imana ikorera mu bantu. Imana yabwiye Mose yamubwira ngo nago nzongera kwireka umuntu amaso ku maso. Ngo nzajya niyereka umuntu unyuze mu wundi. Ubwo hari intumwa y'Imana Imana intumyeho buriya nta wamenya. Mera mikoro hepfo. Ejidia. Karana. Ubaye hute ubundi nyirizina. Nyuma yuko ukoze divorce tandukanye na papa w'abana. Yego. Uyu munsi wano uri iwanyu urakodesha ese ubuzima uri kuri channel yitwa Iganze Iganze TV. Ariko muri ayo mazina yombi nirihe zina ari gufataho cyari fata ku bana bawe? Imfura yanjye ni Ganza. Bucura ni Iganze. Iganze nuvuga ngo ni channel y'abana. Very good. Aha rero noneho ngo ndasobanukiwe Jidia. Ubaye hute? Mbayeho nabi. Kuko urumva muri aka kanya nditwa umugore udafite umugabo.
kandi noneho impamvu mbayeho nabi tujya gutandukana cyane hari harimo ibintu by'amadeni. Yakundaga urusimbi ibi biryabarezi. Yego amafaranga yose utwo nabitse twose tukajya muri ibyo. Birangira nsigaye mu madeni, birangira bizinesi bihagaze byose, mbayeho nabi. Noneho kubaho nabi i Kigali ufite abana ukodesha biba ari ibibazo. Umugabo arakora se cyangwa n'umuntu udafite aderesi? Ndamuzi se, ntabwo mbizi, simbizi. Ntabwo umuzi kandi mwarabyaraye, mwarakoze amasezerano mugasezerana? Ariko twaratandukanye, buri wese yinjiye mu bwe buzima. Icyo gihe wabimenya uvuga ngo mfite umugabo ufasha abana. Kwaso bukwe cyangwa kwajya kubukwe neza. Wenda Claude kubaza ngo mbese ntacyo bategetse umugabo azajya afasha abana. Hari igihe ibyo bintu babitegeka, ariko hari n'umuntu uba udafite aderesi. Ntabwo aba yagaragaje si ibyo akora cyangwa ko atuye cyangwa habarizwa. Umuntu wese udafite akazi ka leta akubwira ko ntacyo akora, kandi cyane kurumva n'ubundi nari nsanzwe ndi nyir'urugo. Muri famiye yo kwa sobukwe kwa nyuko bukwe urahazi cyangwa ntabwo wari uhazi? Ndahazi, n'abashuti banjye. Nta bintu byari biro by'imitungo se y'umugabo? Mana yanjye kororeka nkusetse, ni ukuri ko Imana habe n'akametero. Habe n'akametero? Yego. Kandi buriya hari ibintu njya nkunda kubwira abantu, wowe n'ubura umugabo wanjye sinkubahe, ntabwo famiye yanjye izakubaha, kandi nawe nutanyubaha ntabwo famiye yawe izanyubaha. Famiye zitwubaha bitewe natwe twashakanye. Sinjya ndenganya famiye z'abantu rero, ahubwo banza ujajinga uwo mwashakanye agufasha ate. Yego, ngo mwashakanye agufasha ate. Nicyo gituma famiye nayo igira agaciro. Yego. Ubuzima ubayeho nyirizina nibwo ushaka kumenya, ubayeho ute nk'umudamu uri muri irwanaho, wirwanyeho, umudivorce, ufite abana babiri, uri wenyine. Uyu munsi wa none uhagaze ute muri ubwo buzima? Ubuzima mbayeho no gupfundikanya, nta kazi nakubwira mfite ntako. Kereka iyo ari ibiraka, rimwe na rimwe njya mbona ibyo gutekera abantu, ariko hari n'igihe nabwo byanga, kandi iyo byanze urumva biba ari itegeko ko bwa buzima busaba amafaranga bukomeza bukaba itegeko. Rero ntabwo nakubwira ngo mbayeho neza ntafite akazi. Yego. Nyine ukwezi yo kugeza wishyura ute? Hari igihe nishyura, hari n'igihe nyabura. Hari igihe wishyura n'igihe uyabura. Yose uyabona ute? Uyabona uyakuye muri ba bantu b'abakiriya gutekera abantu? Iyo nabonye ibiraka byo guteka ubukwe? Yego, ubukwe ntabwo ndabubona, kuko buriya no kugera ku rwego ubona ubukwe. Ubwo ni nkuko navuga ngo ufite anniversaire ya madamu ukaza hano mu rugo. Yego. Tariki 24 z'ukwa gatandatu ndaguhaye ikaze, nguhaye ikiraka. Urakoze koro, kuko ngiye no guhita nikopesha kuko mbonye akazi. Kandi biri seriye. Ariko ntuzampende. Ntabwo kandi ngiye gutangira kwikopesha kuko mbonye akazi, ahubwo ntuzabihindura. Ntuzame iyo tariki se? Iyo tariki ntihinduka rwose. Mu kwa gatandatu 24 z'ukwa gatandatu. Imana ishimwe, hari anniversaire hari. Mbonye akazi, abana barariye. Sani nta invitation ntanze ndayibahaye. Bahabaye n'inda. 20 kangahe? 24 z'ukwa gatandatu. Ndabona 24 z'ukwa gatandatu mwembi muhawe invitation, ariko wowe nakazi uyu no kuza kurya no kunywa ibyo watetse. Ngiye nshimye Imana kimpaye akazi. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo abana bari niba abana biga bate, niba papa atabitayeho? Abana ntabwo bakiga. Yego. Abana ntibakigira? Abana ntabwo bakiga kuko urumva naniwe kubarihira vuba, kandi barigaga. Rero urumva guhita uhindurira abana ishuri, nabaye mbiretse ndebe ko umwaka warangira nkazaba nabonye icyo nkora bakajya mu ishuri. Nimba ntarakibona ntibakigira gute? Ntabwo bakiga. Abana ntabwo bakiga. Mfite inkuru nziza ku bakunzi b'umusaraba, nimuhumure mwitinya. Yesu umwami wacu yaratsinze ngo adutsindishirize
nimuhumure mwitinya izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya izo ntare mureba ziraziritse zituma abana batiga izo ntare mureba zituma abana batarya ziraziritse Yesu umwami wacu yaratsinze ngo adutsindishirize kandi abana bagomba kwiga Bibiliya Imana yabwiye Yesaya ngo mbese nzatuma batwita sintumi babyara yatumye utwita ukabyara abana bakabaho niyo igomba gutuma abana biga kandi bakiga neza sijya uzabikora sinzi naho bizaturuka ariko iri muri jewe irimo irambwira ngo bigiye kubaho iri muri jewe iri muri twebwe ijye bitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshyera nimubagira inama barekeraho abayivuga nabi bayibeshyera batubagira inama barekeraho abana bagomba kwiga Egidiya nyuma y'uko divorosheje nta kirazira afite nta kirazira afite yewe na by'abahungu bonyine urumva ariko ntago wajya kunyoterwa ngo ukeneye umukobwa uzi ko ntawe muri bumubyarane sibyo ikiriho ni iki ngiki rero turacyari bato murabibona turashoboye turabagore beza babereye u Rwanda kandi ntabwo mu gihugu cyacu baca abagore babonyine naga abagore bibana leta y'u Rwanda ibanga nubwo ibatera amabuye ahubwo harasabwa kubaho iki harasabwa kwiyubaka no kwiteza imbere iyo hajyaga habaho uriya munsi w'abadamu usanga abadamu bibana batari kwiyumvisha icyo bari cyo yego kuva tubundi jewe handi bakenyeye mu bihe byashize uriya munsi w'abadamu uherutse kuba nagiye kwa muganga ubitana n'umwana w'umukobwa mwiza abakobwa b'u Rwanda baracyafite umuco mukomeze mwiyubahe mwakabyarana nari nambaye neza niteze umwana w'umukobwa anyuraho twari Kacyiru kuri polisi ku bitaro aratambuka arambwira ngo umunsi mwiza w'abadamu mama pastor karasenganye nararize ndavuga ibintu ambwiye Mana kuki utumye ambwirira ijambo noneho ndikurira numva ijwi rimbwira ngo hari abari kurira nkawe kubera icyo hita usuzugura iryo jwi rikubwiye ko ntacyo uri cyo uri umudamu uri mama w'abana uri umugore ubereye u Rwanda yes nubwo baravuga ngo utakuze nta kuba arahari n'ababihishema bagumana ku cyubahiro cy'ababataye barabihisha ati gese nzavuga ko natawe nibyo ko naga abantu bose bundi biterwa nuko character zawe wowe nago uzaba ngewe dushobora no kwitiranwa amazina yose mboneho kukubaza kuri invitation inabonye wa postinze John iri mu mazina yawe Egidiya Muyimunde Egidiya yarabinyangiye burundu arambwira ati ntabwo kwe mfite ndavuga ati wambwiye nkishima arambwira ati reba kuri nimero kuko ndi mu bantu dusengana cyane yego ikintu wenda kibitandukanya ni nimero zonyine nari nkikomeza abadamu hari ijambo mbonye riri kwa papa bitangaza kuri cukumbura ukuri na mama bitangaza cukumbura ukuri ni ikiganiro kimaze amasane kiravuga ngo injangwe ziragiye none imbeba zivuye mu myobo bishatse kuvuga iyi ni titire mbonye oya reka maze numve papa bitangaza avuze iki oya nundi wa mugana uruciye inyuma umva injangwe ziragiye imbeba zivuye mu myobo uruciye inyuma nta myinshi ruri imbere abakurikirana Cukumbura Ukuri TV nawe uhageze aribwo bwa mbere nawe wakanda subscribe ugakanda share ugakanda comment ugahora ubana natwe mu bihe byose injangwe ziragiye none imbeba zivuye mu myobo ubundi nyine turabizi neza ko injangwe n'imbeba ari abakeye ari ibintu bizirana nabizi ko injangwe ibonye imbeba iyirya yego injangwe ziragiye imbeba zivuye mu myobo ariko iryo jambo ubundi warivuze iki oya arabisobanura arimo arabisobanura mu kiganiro gitega amatwi cyangwa se wenda uze kugitega amatwi bitonze nimba nta nama y'umunsi irimo kuko views ziraza kurikora harya ngo bagiye kuzana ngo namahadizi sinzi njya numva ukunda kubivuga niba ari biki noneho ubanza umuntu sinzi mpamuzamujya no kurya mukerekana ibyo muriye simbizi
amuzaba muryama mukerekana uko muryamye ntabwo mbizi ariko hari injangwe ziragiye imbeba zivuye mu myobo ntabwo twaganira ku mutwe w'ijambo tutazi ni nko kuganira ngo igipangu kimeze gutya utageze iyi titire ngiye kubise hasi injangwe ziragiye imbeba zivuye mu myobo nyine arakurushije urumva iryo jambo ariko afite icyo arivugira imbere utazi ikiri imbere nanjye nicyo namubwiye none se rega buriya afite impamvu hari n'igihe hari ibyinjiriye ahantu runaka hari hafunze none harafunguye nyine urumva ni ikintu kijimije kandi biragoye kukinjirira utazi atagipanze uranamwamamarije mubwire vuga cano yitwa Cukumbura Ukuri papa bitangaza na mama bitangaza izo mbeba rero arazigaragaza abantu bose bajye kureba izo mbeba zivuye mu myobo injangwe ziragiye imbeba ziva mu myobo ariko harimo agasuzuguro nkaho nyir'urugo yaba agiye injangwe ni izihe urumva ni nk'ahantu havogerewe bitari ngombwa yes reka twe kubitindaho icyo nzi cyo nuko nshaka kugaragariza umudamu twabonye abadamu biteje imbere nta mugabo pe nanjye mbundi mbona numva ikintu cyananezeza ari aya maboko yanjye Imana yanyuramo ikanshyigikira ngiye nkatera imbere na wa mugabo ubundi umugabo ushaka n'umugabo umeze ute uzi umugabo nshaka ni umugabo ufite ibitekerezo umugabo uha agaciro ikiremwa muntu umuyedi afite ibitekerezo byo kujya guhereza sima umva nkubwire na apfa kuba yabyutse uretse gato umuyedi afite ibitekerezo bijya ku kazi guhereza sima no reka nkubwire gato ya Claude nawe afite ibitekerezo byo gukora umugore yigeze arimo agenda mu nzira ari mu butayu hari igihe ufata urugendo shuri rwo gusenga ndamuhanurira aravuga ngo Mana unyimye umufundo unyimye n'umuyedi unyimye umufundo unyimye n'umuyedi Imana irambwira ngo nimukubita urushyi mukubita urushyi ndamubwira toka we ndamuturutse mu bitugu ndamubwira ngo umva ko Imana ivuze iravuze ngo ntizaguha umufundi ntizaguha n'umuyede izaguha umurisasi ye kandi ubwo ntiwacakiye urumva ariko we yahise yumva urushyi namukubise yese yumva icyo ndumukubitiye ahita araturika aravuga ngo Mana mbabarira yabonaga bitinze sasa rero ngiye ntabwo nje gusaba Imana umufundi nubwo nje kuyisaba umuyede nta nubwo nje kuyisaba umurisasi nje kuyibwira ngo nubona nkwiye umugabo kabona hari umugabo uzankundira ukonde uzamume kandi Imana nimba ubona koko kabagabo bakora mariage bakurikiye amafaranga ku bagore yame kandi ikindi kujya Imana iguha amafaranga nawe uzabona yuhonga umugabo nge ntago nzahonga umugabo none Mutesa vange Fredi na Dubai wowe urabona wajyana iki Dubai hani muntu we wajyana wakoresha iki umusweri yabyaye umwana mwita ngo uvumari imbaraga n'ubutunzi oya retse gatoya ntabwo nzahonga umugabo narabyaye amafaranga ninyabona ntazapfa ubusa mubaze ikibazo cy'amatsiko kimbase urwego ikiyaga bita urwego rwa Nyabisiga urakizi kigabanya u Rwanda n'Uburundi hepfa ngaha kuri Gashora umva ntabwo urakibona uzi ukuntu kingana ni kinini cyane nta mahoteli kandi ahari usibye hoteli yegereye hano gutya yitwa Mirayi niba ari Mirayi ibintu nk'ibyo hanyuma i Rubavu ku Kivu Ikivu gifite amahoteli Gisenyi ku Kibuye hari amahoteli wabyumvise za Rusizi hari amahoteli wabyumvise Claude wijya kure kuko nkunda uretse nyine baze nkubaze uretse hari Ikivu hakaba waretse nkagusobanura uko nimba ukavana mu bivu hakaba na Muhazi wabyumvise dufite n'ibyo hoha wemera ko habamo n'ingona nta ngona zibamo zirahari nuko rero ushobora kwihutira amazi ukayishimira uhuraho n'ingona nayo ikaba yagucamo kabiri dore icyo nshatse kuvuga yani magabo muri ibyo biyaga byombi wowe waburi nk'ikihe kitagira ingona ikiyaga kitagira ingona se nta buvumo butagira umurinzi nta n'igitambo nta n'igicano kitagira igitambo icyo nshatse kubwira ni iki umudamu wese yishimira ko umugabo we amuba hafi akamuremera sibyo akamuremera kuvuga ati sheri aka kantu nazanye urabona atari keza muri salo nagiye kwa Claude sheri nasanze bateguye intebe nziza izi ntebe zacu twazihindura gute umugore agatanga ibitekerezo umugabo agatanga amafaranga yanjye ntazigera rutaye umugabo uzanshaka mu izina rya Yesu kubera kamafaranga rero Sandrine sinikide uva Mutesi yagutwarwa umugabo cyangwa se Ferdinand kunana na Mutesi ariko Mutesi mu mubabarire navuga ngo yagutwaye umugabo kuko Mutesi mu mubabarire kuko yararambagijwe sibyo mureke umukozi w'Imana ryame asinzira
oya niwe watubwiye ngo mutesi n'ibigutogotana uzaterure ukire mu cyumba nibibira ntuzabizane ku karubanda ko namugiriye inama nziza kuko niyo mpamvu yabimye n'amakuru ese utekereza ko iriya nama yayanga turamutse dukoze ikindi kiganiro kitari iki hari akabindi namena akabindi wamena kari muri iyi telefone nyine nka wawundi ngo nsesa nkuyoreshe buryo biyora byajemo amabuye hari akabindi namena ni nsesa nkuyoreshe kandi igihe sinatuma ubisesa nabiyora bitarameneka urumva ako kabindi Sandrine ntarabakikora nakubajije ngo ndi mukandori urakamena cyitwa urwe rwa Nyabisiga nakubwiye ngo nta kiyaga kitabamo ingona ikidafite ingona gifite amafi tukagira cyoho haya hano kuri Bugabira na Bugesera za Ruhuha ibivu mwirukira muzabigwamo tukagira muzabigwamo tukagira icyo cyagacamirinda tukagira ntuze hari n'ibindi biyaga bitandukanye birahari wowe muri ibyo biyaga byose wishimiye ikihe kiyaga nishimiye ikihe kiyaga uzanjyane mbisure ndebe nkubwire kuko ntago nakwishimira icyo ntazi Imana iguha umugabo wazagusurisha Gesera azanjyane ku kiyaga anyembereze sibyo anyereke kuko genda umunyarwandakazi nubwo biri mu Rwanda nabyo ariko sindabona guhinga ku gasozi no guhinga mu kabande ahaboneka umubyizi nihe hose haboneka umubyizi ariko biterwa n'igihe hari igihe cy'amapfa gusa mu kabande biroroha kuhavomera amazi araboneka burara ari mu gihe cy'impeshyi igihe nakwihingira mu kabande urumva hari igihe cyageze amapfa aracana dukoresha amazi tugize ute imashini zikavomera za rozwari zikagira ute za rozwari zikavomerera mu burarera ahantu hari amazi hubahwe bose wowe urumva wajya kumena amanombori aragatsirwa runoho n'ibiki byose katika kandi hari ibirenzo mu kabande umva nyine garuka hino nkubwire ndakumva kurugutura ndakubarira mutama ndakumva neza mupfasoni we umva ikintu cy'ukuri umugore wawe uje umutungura nyene wikoremo urumva ukore surprise urumva yewe byavunana magambo yonyine apana narakomeretse niho mpamvu nanjye tutabaye umugabo se nguzashaka umugore uzagitura nari bumuhekeya rwose ndazi cy'abagore bakunda ndazi cy'abagore bakunda umuntu uvuga ngo bamubenze abagabo bakunda iki je nanarira burya abagabo bakunda iki abagore bakunda icyubahiro abagabo bakunda icyubahiro abagabo bakunda icyubahiro kandi umugabo muri kumwe akabona uri murareba hirya no hino urangaguzwa bahita avuga ati umuntu ntibiri buvemo icyizere ahita agitakaza ariko nawe wigenzura impamvu bari kureba mu majyepfo no mu majyaruguru kandi muri kumwe ugasanga umuntu wamutemberanye murinze mutaha atakurebye mu jisho ari kwirebera Nyabugogo ku Muhima na Nyarutare ko mbarakubwiye ngo umugabo nije kandi nawe muri kumwe urumva rero ubwo ase we ko tubaburiye twababuriye mpera mikoro Egidia umuntu witwa Neti muravura muzi ntawe nzi ko wenda gusa nkawe se bantu bashobora kugira ngo uri mukuru wa Murava ntabwo muzi ndamubona gusa ndamukunda cyangwa n'umufamiliye wawe nuko mutagize oya ntabwo ari umufamiliye gusa ndamukunda ibikorwa bye ukunda ibikorwa bye ibihe bikorwa bya ukunda oya gusa icyo nzi nuko yiteza imbere icyo nicyo cya mbere ikindi ariyubaha yego iyo mureba mba mbona yambera role model wanjye yego yakubera role model wawe yego iyo ugiye kureba se yakubera role model mu gufungisha umugabo ntabwo ari ugufungisha umugabo buriya uvuze gufungisha umugabo haba harimo ibintu byinshi ntabwo ushobora kumenya niba ari we wamufungishije hari n'igihe umuntu afungishwa n'amakosa ye kugeza ubu niwe birazwi yakubera role model mu gufungisha umugabo ubu ngubu ubu Korode aragira ngo agaragaze ko igihugu cyacu kidafunga abagore aribo bafunga ubu urwego rw'igihugu cyangwa se umutekano wafashe uyu mugabo hanyuma rero Egidia nakubwenga abantu umuntu yitegereje Murava Aneti Murava
nawe ubwawe akakwitegereza abona ko harimo agasura hafi yo kwa Annette Murava. Annette Murava avuka Remera Rukoma muri Kamonyi, nawe uvuka Kayonza, ariko ibyo ntabwo byatuma mutaba abavandimwe. Papa na mama ba Murava, papa wawe na mama wa Murava bashobora kuvukana, cyangwa papa wawe na papa wa Murava bashobora kuvukana kuko agasura karimo. Murava ntacyo mupfana. Murava nta kintu dupfana. Nakubwiye ndamukunda. Yego ushobora kumbaza ngo kubera iki mukunda, kubera mwese murimo kumutera amabuye, ariko nge nta mabuye mutera. Impamvu ntabwo ari ngombwa ngo abantu bumve ibintu kimwe. Wowe ushobora kumwanga ngo yafungishije umugabo, ariko kuki utabanza wibaze mbere yo gufungisha uwo mugabo haba habaye iki? Ubundi se mukunda kwifata ugasanga mwikomye abagore ngo abagore bafungishije abagabo. Abagore ni ribu? Ni ikibazo. Ntabwo abagore ari ribu. Umuntu afungwa n'amakosa ye. Uriya gafaranga rero nawe yafunzwe n'amakosa ye. Cyambere yakubise umugore, kandi gukubita no gukomeretsa birafungisha, birahanirwa. Ikindi yamufataga ku ngufu. Yego yamukoreraga ihohotera rishingiye ku gitsina. Icyo tutari buze guhurizaho rero. Yego. Icyo kumufata ku ngufu. Oya ngenda byemera. Umuntu agufata ku ngufu muhuye bwa mbere. Oya hari ihohotera rishingiye ku gitsina. Yego. Ni ihohotera. Ndakubwira impamvu. Nkawe ushobora kuza ukambwira ngo uyu munsi turabikora. Ndabyumva tukabikora. Ari umugabo wawe. Ari umugabo. Uyu nguyu se mwabaye batinganye. Oya mvuze umugabo. Ngo mubikore muraba murabatinganye. Urugero ngo aye mvuze umugabo. Ubwo wabuvuze ngo sizashaka nzibana na Sandrine tuba batinganye. Oya namuhaye urugero. Ariko hari n'igihe umuntu aba arwaye yumva atari muri mudu yabyo. Ariko ijambo mvuze uraryumvise. Reba umuntu avuze ngo Sandrine nyuma ko benzwe na Fred yahisemo kumutinganya na Jidi. Oya Sandrine arasenga ntiyabikora. Reba umuntu avuze ngo Jidi nyuma ko atandukanye n'umugabo yahisemo kumutinganya wa Sandrine. Turasenga turi hano turi abagore biyeguriye Kristo. Buretse ngufashe gatoya. Ikibazo buretse gatoya. Waretse ko kugereho. Urimo uramurimira itaka. Gutese. Buretse gato utaza kumuta muruza rwita ikiziba. Ikibazo cya Murava na gafaranga. Ntabwo gafaranga azatinda muri gereza nimba koko dosiye ya gafaranga ari y'umugore. Abagore bagira umujinya wako kanya ariko ugashira. Na ubwashize nabwiye abantu twari kumwe ndavuga ngo meya bira byose bari kumurimira hitaka azafungurwa n'umugore we. None rero ako we ko mbona bigiye no kuba birebire. Ntabwo byakagombye ko umugore yafunzwe kwa gatatu, none turi kuwa ari gutinda. Ni yandike lettre vuba umugore amufunguze. Sinzi igihe bamaranye, sinzi imibereho yabo, ariko niba kubana byanze basi batandukane. Ariko urese ya myaka ya divorce igabana umutungo ntiragera. Ntabwo iragera. Myaka 5 ntiragera. Ko yihuse ra. Ko bihuse cyane. Ubu bivuze ngo Murava arasohoka uko yaje. Oya ntiyasohoka. Nibiyunge. Nibiyunge, Imana iri kubaha umugisha uko biri kose biraruta mbere. Afunguza umugabo. Iyo umuntu afunze ntacyo aba ari kungura igihugu. Ahubwo nungutse nakira ndi makuru avuga ngo etage yose si yabo. Ishobora no kuba mideni. Oya etage yose si yabo. Hari uburyo umuntu atura hasi undi agatura hejuru, cyangwa se ukubaka nivo yo hasi ya kabiri ya gatatu ukagenda ukagurisha umuntu nivo hasi. Ntacyo ntakodesha. Undi ya gatatu. Ari kwigera hazagera ntacyo. Pfa kuba adakodesha, mfite icyangombwa cy'ubutaka kiri mu mazina ye. Ariko Sandrine reka ikibazo nkibaze nakibazo wowe cyangwa reka nkibaze Jidi. Bibiliya iravuga mu Bakorinto wa 2:7 nyine umurongo wa niba ari ugukena niba ari 10:11 ngo ntimukimane kujya gushitani atabateza iruba ry'ubusambanyi. Niko havuga. Ntimukimane. Ntibakimane. Umugabo ntakima umugore we ikimukwiriye, n'umugore ntakima umugabo, umugabo ntakima umugore, n'umugore ntakima umugabo ikimukwiriye. Hanyuma bikavuga yuko ngo Murava ngo gahunda kwaje kwandani kwa chini mu cyumba bitagenaga neza kuri gafaranga. Bikavuga ko gafaranga ngo yacaga ruhinga nyuma nabibonye kuri 3D TV. Ubwo niho mfashitiye content kuri content yabo. Ese koko birakwiriye ko umugabo yifuza mu rugo rwe
kandi yarasezeranye ivangamutungo niyo yasezeranye ivanguramutungo biraskwiriye ko hari icyo baba baravanze kimwe muri ibyo ngibyo ari umugabo udashaka guca umugore w'inyuma aha iki ngiki cyo cyamaze bakumere mikoro biba ariho bivugira bampaye fanta fanta ni mukanya reka Egide yabazagize mukuru wa Murava reka bazasubize reka mbanze nsubirize murumuna wanjye subiriza murumuna wawe subiriza murumuna wawe icya mbere ndahera muri Bibiliya yego Bibiliya itegeka abagabo gukunda abagore abagore bagategekwa kuganduka yego wa mugore we ntiwigeze uganduka ikintu nabwira abagabo cyangwa abagore ubundi kugira ngo umugabo aguce inyuma uri umugore wabigizemo uruhare n'umugore kugira ngo ace umugabo inyuma wabigizemo uruhare ujya kuva iwanyu utaye y'uburiri utaye y'ibintu byose ikikuzanye ni uncence ni uncence iyo ngiyo niyo ikuzanye yego none niba uje usanze umugabo kandi ariyo yakuzanye kuki utayimuha yimuhe uyimuhate wongere uyimuhate imuseseme kuko niyo yakuzanye ibindi byose wabiteye inkamuhata kandi kayimuhata uncence taye hanze sha niwumva ko babagiriye inama dore ikintu kimwe gihari Claude tugana ku musozo ngewe aho kugira ngo uriya mugabo bamurege guca inyuma sibyo bamurega kubisa bakabyimwa n'uwo hari umuntu ubwiye ngo muvuye imayange gusura Murava ese koko muvuyeyo cyangwa mwari mwerekeje mwayobye mujyayo mwari muje hano murayiba mujyayo oya reka nkubwire twebwe tugomba no kumusura ariko aya makuru turi guhabwa abatandukanye nayo wewe gusura Murava yivugira amamubona rero cyangwa muvuye nagafaranga mwamusuye kuri ribu nago turagerayo ariko Murava hano mujyayo ikintu kimwe gihari ni iki ngiki rero uyu mudamu aho arakeneye inama ntabwo kuguma kwinangira umutima ari by'Imana ishaka abashakanye bafite aho biyungira sibyo gafaranga tubanze tuvuga ngo uremewe gafaranga uremewe kuko utaciye inyuma uwo mwashakanye disi aracyamukunze kandi n'ubu baramukunda baraza kwiyunga ndabasengera bari buze kwiyunga ikintu kimwe ngiye nkeneye Murava ndashaka guhura nawe viza ngiye kujya kumugira inama haleluya ngiye kujya kumugira inama utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi ubwira uko Mutesi yagutwaye umugabo agaciro kama ka robine utarasezeranye kandi ukamenya ari uko amazi yabuze yego agaciro k'iki agaciro ka robine ukamenya ari uko amazi agiye mpereza Egide agaciro ngo k'iki Egide agaciro ka robine ni amazi kandi nanone umenya agaciro ka robine ari uko amazi yabuze rero icyo nshaka uyu mwana amaze iminsi imbeho imwica rwose uba amaze kubona bakunda guteka ku makara cyangwa se ngo gaze hari n'abavuga ngo gaze nta kimaze bamara kurya bakavuga bati irya gaze ni sawa gaze yabura bati gaze yashize buretse gato uyu mwana Murava amaze iminsi yiraza yego ubu ngubu bari kwibuka ibyiza bya gafaranga ubu ntabwo ibibi bikibukwa gafaranga nawe ahari arimo aribuka ibyiza bya Murava kuba wenda yamucishaho ikinyafudore ntibakigisha gutera amashyiga buriya nawe ari kubyicuza ntazabyongera kuko umugore ni umuntu mukuru umugore ntakubitwa umugore ni mudakubitwa umugore wamukuye iwabo akuze ni ukuri kandi banejeje benshi iriya couple irakunzwe Satani yabagabyeho igitero kandi umwanzi ateraho ubutunzi buri ndagira ngo nkubwire ngo bariya abantu baraza kwiyunga twumve ko gafaranga atashye umva arafungurwa mwese hanyuma rero muvuze ko mugiye kuri buri basura kwa gatandatu rero sinzi aho mwari muri sinzi niba baranamusuye kwa gatandatu ikindi ntabwo dushaka ko hagera kirimo ahubwo ndetse abantu bihutira gukora inkuru ubuhanuzi ubundi tubwire uyu munsi kuwa mbere gafaranga arataha cyangwa zataje kwa yewe uzampuze na gafaranga buretse gato uzampuze na gafaranga naguhuza kandi afungiye hano kuri station kandi ntamubona muri gereza reka agende mu rugo rwe uramubona mu rugo rwe niho ndi buretse mpanure njye mu mwuka buretse gatoya ndashaka kujya mu mwuka ngewe nimba mvuye ku Ruyenzi Gihara nkaza hano kugira ngo mbashe kumenya amakuru ya gafaranga na Murava ndaza kuba umwe mu nshuti ya ruriya rugo
kandi ndabizi ko inama n'amasengesho nzabaha yego bizabageza kure mu gihe abandi barimo barishima ngo Gafaranga arafunzwe mbanze mbabwire ngo Gafaranga nta yaciye amabere navuga ubundi imfura iyo uyikandagiye yego ukayibabaza ihita ikubwira ngo warumbabaje ubugenzacyaha RIB kuba butemerera umuntu wese gusura Gafaranga bamwe bavuga ko ari Gafaranga abandi bakavuga ko ari RIB bitewe no kugira ngo bagire RIB kuko RIB ifite uburenganzira bwo kubasha kunga abantu bakiyunga abantu bahisemo kwiyunga ntabwo RIB ikomeza dosiye kandi nabwo buryo RIB nayo n'ababyeyi n'abapapa n'abamama n'abasore n'abakobwa barabyaye ababyeyi babyaye barubatse bazi ibyingo barabizi bazi parapara zo mu ngo bazi ibyiza by'ingo bazi na parapara z'ingo nzongera kwicara ku ikaze nicaranye na Gafaranga ni ukuri kw'Imana kandi ubwo ni muri iki cyumweru uretse gato nzongera kwicara ku ikaze hanura profesayi nicaranye na Gafaranga yego mubwira amasengesho namusengeye mubwira ko n'umudamu we ngomba kuba inshuti ye nkamugira inama abantu hano baraje bakamubwira ko batwara abagabo cyane rwose nkamubwira ko ariko zubakwa gusa na Gafaranga ariko nzamucyaha hari ibyo nzamucyaha Gafaranga azacyahwe nanjye oya nanjye namucyaha ugutese